Nshuti bakunzi ba Renaissance 5 TV kaze kuri YouTube channel nziza. Mwibuke gukora subscribe, share, like, muduhe na comment. Tugarukanye na episode ya gatatu y'inkuru ya Andrew. Duheruka muri episode ya kabiri Papa Fisto afungura umuryango hari ukomanzi. Ibyishimo byacu bihora bisendereye. Uri kuramya iyihe Mana usize y'abakurambere se kandi? Iy'abasekuruza nitetse ijambo mu ijuru kwa jambo ndumva ari imwe nako mbyumva. Uyu mushyitsi ubanza ari akamarayika gato katugendereye. Uru rugi narwo rwagusebye imbere y'abantu pe. Urabona ngo ruranzonga nkaho tuziranye. Yebaba we Mama Fisto wabaye ingeragereze kuva ryari. Urabona ukuntu anyuza hano nk'umurabyo nakumiro koko. Ntawa kwishinga amashyengo yawe reka niramukiriza abashyitsi. Ese ni wowe kana ka mama? Wakabyara we ariko se ibi ni ibiki? None se aba muri kumwe muhuriye mu nzira? Ni ukuri turabacumbikira ikabavandimwe. Ariko sha ni ukugenda mukibagirwa abo mwasize muhira pe. Nibiki iyo mu mujyi muryayo bituma mudahindukira ngo musura abasigaye? Nta no kudukumbura. Oya ntacyo tujyayo museye, nuko nyine nagiye nkahera nkazahene naho ubundi ntabatekerezaga. Iyo ubu dutekerezaga ntuba warigerengeje imyaka 15 yose koko. Ubundi se ninde ukuyoboye? Nawe pe ndizanye mpaka mpageze. Ikibazo cyari kuba iyo nsanga mwarimutse. Twarimutse n'ubundi nuko musanze twasuye inshuti zacu zimukiye muri iyi nzu. N'ubundi uheruka inzira muke. Ntacyo nimutaha muratebera mutugeze ku icumbi ryanyu rishya. Ariko wagahungu we ntujya uhinduka koko? Ndahinduka da nuko mba nshyenga. Icyo mfa n'abagore ubu bagiye guhihibikana bashaka amazimano. Nkawe nta kintu ukwiriye n'igihe umaze imitima yacu warayihaye akazi ko kubabara no guhangayika. Mama Fisto enda hano ye. Karame mugabo mwiza. Niko mwese mwiheje muri mu biki? Cyo bwira utwo tubeba tuze turamutse abandi bana ntago babona ko haje urungano. Ubwire na Mama Andrew abaretse utwo arimo mwese muze hano. Niko ngaho tubwire icyo duhishiye. Dore jye sinakuzimanira ntaramenya icyo ufite mu ruhago. Waje imbokobokoza urasubirayo. Ntago naba naratinze bingana bitya mu mpinguke mu maso ya mushiki wanjye imbokoboko. Wenda we yangirira ibambe akanyumva, ariko ndabizi ko wowe ntabona icyo ngusobanurira. Wabimenye rwose utangiye kuvuga neza. Menya ibyo mwibwira ari ukuri. Nubwo mbona iseseme yasumbye sari. Ngaho dupfundurire ku gaseke rero. Nkuko mubibona sinaje njyenyine. Aba mubona ni umuryango nungutse. Aka gasore mubona ni imfura yanjye. Uyu akaba mushiki we mugwa mu ntege. Uyu mubyeyi rero ni mama w'abana banjye. Ngayo nguko naratinze yego, ariko mwaca inkoni nzamba mukampa amazi nkatsirika icyaka. Nibyo niba mbikwiriye umumurambaga. Niko mutanga amashyi mwuka byaramo. Ukijijwe n'ikintu kimwe kubunzaniye umukazana bigukuye aho umwami yakuye busyete. Nibakoze imanire rwose wumva uguwe neza. Mukaza ngaho ndamutse yewe. Naho se ubundi ibintu ni amahoro masa mwisanzura uko mubyumva. Dore buranije reka dutahe ejo umunsi wose n'uwacu.
muga renza ababyeyi irembo nanjye nereka abana aho baryama dore barananiwe. Nongeye kubona umuvandimwe wanjye koko, Imana ni igitangaza pe. Ariko se ko mbona umuvandimwe atishimye, nako sinzi gusa Imana ishimwe ko nongeye kumuca iryera. Mushiki wanjye rwose igihe cyari kibaye cyinshi pe, ni amahoro pe. Ariko se ko wagiye ugahera